akaba ari ukabana na muramukazi wawe ariko akaba ari wa muntu mbese akaba gufata nkaho uri umukozi muri urwo rugo atagufata nkaho uri nyir'urugo we agakomeza gushaka kwitwara nkuko yitwaraga utararugeramo kandi biba bigomba guhinduka kuko uri nyir'urugo. Hari igihe ugera mu rugo uri umugore ugasanga wenda muramukazi wawe ntashaka kugira ibyo ukoraho, ntashaka kugira uburenganzira muri ubwo rugo, warumva nyine nta kintu ashobora kwibwiriza ngo akore, ntashobora no kuvuga ati reka nkoropa aha hantu cyangwa reka nkuburiye imbuga, byose uzubikore kandi nurangiza umutegurira ameza rye. Ibyo bintu nutabikora nugira icyo ubivugaho uvuga ati wagakwiye gukora ibi ngibi, usange amakimbirane aravuda. Abantu bareranwe bakuranye kamemu baraziranye bafite uko babana, nanjye bafite uko bana ko mbana nabo tuvukana, n'umugabo afite uko abana nabo bavukana. Twebwe umubano twarema nk'abantu twahuye tutaziranye. Namenyanye n'umuhungu wabo mbere yuko menyana nabo, tugirana umubano, tugirana urukundo kugeza ubwo tumenyanye nyine buri wese akamenya karakteri z'undi, turabana. Hakenewe iki rero? Kumenyana n'umuryango kandi umusore akabigiramo n'uruhare, akajya yereka ko nyine akereka abavandimwe be, ababyeyi be, umugore we, umugabo nta kibazo abafite. Yes, ko umugore wari umuntu nyine w'agaciro ku buryo naye baza bakagufata nk'umuntu w'agaciro. Erega ikibazo nuko muzana abagabo buriya ni intungane zigende. Abagabo ngiye kugeza n'aya masaha ndacyabivuga, niba hari abanyamahoro ba mbere tugira ni abagabo. Muraho neza cyane bafana bacu, bafana mukurikira channel yacu yitwa Inama y'Ubuzima TV, nizere ko mumeze neza. Aka kanya rero n'ubu ndacyabivuga, umuntu utarakora subscribe nayikore kugira ngo ajye akomeza gukurikira ibiganiro byacu, sibyo Firidawo? Nibyo kabisa, mukore subscribe, mulayikinge, munasharinge kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Uyu mwana turi kumwe n'umutumirwa wacu witwa Firidausi, namutumiye kugira ngo tubashe kuganira ku kibazo cy'abagore n'abagabo baba basenya ingo za buri munsi. Ubu turicara gato tukumva ngo urugo rwasenyutse, wajya kumva urugo ngo umuntu yakoze ubukwe mu gihe kitarengeje ibyumweru bingahe cyangwa ukwezi ngo urugo rurasenyutse, kandi wajya kureba ugasanga amafuti yose n'icyatumye rwa rugo rusenya biri guturuka ku bagore. Twega abagore ni twege dufite uruhare runini mu gusenya rwa rugo rwacu. Umugore atashatse gusenya urugo, urwo rugo rwasenyuka cyangwa rwakomeza rukabaho. Wowe urabyumva gute Firidawo? Ahubwo se ko tuganira icyo twakomeza. Firidawo ndabona atangiye kurya iminwa kubera ko icyo kiganiro gise kimupika, kubera ko asanzwe abizi neza ko abagore turi abanyamafuti. Ntabyo uzi? Nzi ko abagabo ari abanyamafuti. Ngaho nyumvira. Abagabo ni abanyamafuti wana, naga abagore ari bo banyamafuti. Turabyumva. Umugabo yashatse kubaka urugo rwese ugira ngo rwasenyuka. None se umugore ashatse kurwubaka rwasenyuka? Umugore ni nk'ururabyo, kugira ngo urwo rurabyo ruhore rutoshye nuko abagomba guhora baruvomerera. So umugabo rero agomba guhora yita ku mugore we kugira ngo urugo rukomeze rugende neza. Mu gihe abiretse urugo rurasenyuka. None se uruvomerera amazi menshi ubwo ntiruko? Ugomba kuruvomerera amazi ari mu rugero. Nawe ugomba kumenya urwo rurabyo uraruvomerera amazi angana iki kugira ngo rukomeze rushashagirane, rukomeze rukure, rukomeze ruse neza. Ugomba ubu bibona si we nyirarwo, erega urugo n'urw'umugabo n'umugore. Ubushize twakoze ikiganiro tuvuga ngo umusore ajya kurambagiza umukobwa akamutereta, yamara kumutereta akamujyana iwabo bakamushima. Umukobwa nagafata wa musore akamujyana iwabo w'umukobwa, iwabo bakamushima. Abo bantu babiri bagakora ubukwe iwabo, imiryango ikishima bakanezerwa. Ariko ikibazo cya mbere ngira, kuki wa mugore iyo yageze mu rugo, Firidawo ndakubaza icyo kibazo, kuki iyo yageze mu rugo atangira kugirana ikibazo na mushiki w'umugabo, atangira kugirana ikibazo na nyina w'umusore, nyina w'umugabo, ugasanga wa mukazana atangiye guteza ikibazo mu muryango, ugasanga wa mukazana we na mabukwe we ntago bari guhuza, we na mushiki w'umugabo nawe ntibahuza. Mushiki w'umugabo yaza mu rugo kwa musaza we, ugasanga wa mugore biramurakaje, agatangira karakara ngo wa mushiki w'umugabo aje gutwara amafaranga ayakura mu rugo rwe ayajyana iwabo. Ugasanga hagati y'iyo miryango hatangiye kuza ibibazo. Kuki umukazana iyo yageze mu rugo adahuza na nyirabukwe cyangwa ngahuze na mushiki w'umugabo? Kuki ibyo bintu bikunda kubaho kuri twega abagore? Umugabo waba yiturije abacecetse nta n'ikibazo waba bifitemo. Twega abagore ni iyihe mpamvu ituma tudahuza?
hari igihe usanga wenda mabukwe cyangwa se baramukazi bawe ari abantu badashobotse, ukaba ubana na muramukazi wawe ariko akaba ari wa muntu mbese akaba agufata nk'aho uri umukozi muri urwo rugo, atagufata nk'aho uri nyir'urugo, we agakomeza gushaka kwitwara nk'uko yitwaraga utararugeramo, kandi biba bigomba guhinduka kuko wowe uri nyir'urugo. Hari igihe ugera mu rugo uri umugore ugasanga wenda muramukazi wawe ntashaka kugira ibyo ukoraho, ntashaka kugira uburenganzira muri urwo rugo, warumva nyine nta kintu ashobora kwibwiriza ngo akore, ntashobora no kuvuga ati reka nkorope aha hantu cyangwa reka nkuburiye imbuga, byose uzubikore, kandi nurangiza umutegurira ameza rye. Ibyo bintu nutabikora, nugira icyo ubivugaho uvuga ati wagakwiye gukora ibi ngibi, usange amakimbirane aravutse. Cyangwa se ababyeyi b'umusore wenda mama we ugasanga ari muri urwo rugo, noneho bimeze nk'aho mufatanyije umugabo. Urarwara ati nanjye ndarwaye, ibyo ngibyo ari ugufuha nyine kugira ngo atakwitaho wenyine, yabona muri kumwe uri kurya ke buriya abamabukwe bajya bafuhira abahungu babo, ukabona ntago nyine ari n'ishyari ryuka kwanga sinzi, ariko ukabona ni ugufuha tu kukwitaho, ukabona biramubangamiye ibintu byose. Ukabona ngiye hari umugore twari duturanye, ni ukuvuga ngo na nyirabukwe nyine bari baturanye, ariko iyo umugabo yahinduraga irangi ry'inzu, umugore nawe nyirabukwe nawe mama we yataga ati murihindure. Umugore yarwara bamujyanye kwa muganga, agahita ahamagara nyine umugabo yagafite imodoka, ngumva umuhungu wanjye ndapfuye ngwino, kandi abeshya ari ukugira ngo ze tuwamujyane. Bigeraho noneho umunsi umwe aramubwira ati umva, umugore nyine yaragiye kwa muganga agiye kubyara, ndi kumwe n'umugore wanjye kwa muganga, fata moto ndayishyura, ntago ndi buze kugutwara. Umva ibibazo biravuga, hanyuma se nkaho ngaho wavuga ngo kuko uwo mugore aba ari mubi. Nyine ikibazo urambwiye ngo mushiki w'umugabo ashoboye kuba ari umuntu udashobotse, kuki wa mugeni waje muri rwa rugo we yaba atari umuntu udashobotse? Dushoboye gusanga n'umugeni nawe adashobotse, nawe birashoboka. Kuzihe mpamvu atashoboka? None se ubibwiwe n'iki ko mushiki w'umugabo wadashobotse? Uko mushiki w'umugabo adashobotse, kuki wowe mugeni winjiye muri rwa rugo wowe urashobotse? Ubundi ni ukuvuga ngo nta nubwo ari byiza yuko niba uzanye umugore ugomba kubana na famiye y'iwanyu. Icyo rero nicyo cya kintu oya nyine reka nkubwire kuyangi, ubundi iyo ugiye kubaka ugomba kwirinda ibintu byose byagusenyera urugo. Niba ugiye kuzana imiryango y'iwanyu, abagore turi abantu dukunda ibintu byacu kubishyira ku murongo. Iyo hajemo ibintu utashyira ku murongo, ahubwo we bishaka kugushyira ku murongo kandi ari iwawe, nukuri ntabwo bigenda neza. Firida, aka kanya ntabwo nemeranwa nawe. Umva ukuntu ikintu uri kuvuga gihe tudahuza. Kuki famiye yo kumugabiza mu rugo rwawe hakahita haza ikibazo n'amakimbirane akavuka? Kugusura cyangwa kubana nawe? Kugusura, njye ndimo ndavuga kugusura. Bashoboye kuza kugusura bwonyine, niyo baje kugusura wowe mugore nyiri urugo itutangira gutekereza ati umuhungu wabo ari gushaka gutunda amafaranga ayajyana iwabo w'umusore. Niyo batamusura yayajyana, ahubwo ni ukuvuga ngo niba nyine umuntu aje kugusura kameme nubwo waba uri mubi wakihangana iminsi 3 cyumweru bakagenda. Ikibirega n'abantu mugiye kubana mu buzima bwawe. None se kuki wowe abiwanyu w'umugore, wowe abiwanyu barumuna bawe cyangwa famiye y'iwanyu baza, wowe ntubigiremo ikibazo, ariko famiye yo ku mugabo yaza akaba ari hugira ikibazo? Yanjye nta kibazo ngira. Agiye baranansura cyane. Ibintu nabiganiriye nge Yarije nshaka kubivuga bakagira ngo iyo baje ngira ikibazo. Babyeyi banye ndabakunda. Umubyeyi umugore aricara mu rugo, famiye yo kumugabo yije kumusura ahita arakara ko kanya akavuga ati nk'uyu yaraje he, wasanga yaje gutwara amafaranga yajyana iwabo cyangwa nyina yamutumye ngo amuhereze ibi bintu. Ariko famiye yo kumugore iyo yahageze, umugore nta kibazo na kimwe agira, ku buryo noneho hari n'ukuntu umugore famiye, hari n'ukuntu umugore famiye ye iza kumureba ugasanga ufashe na murumuna wawe umujyanye mu cyumba cyawe ubamo, ariko mushiki w'umugabo ku buryo utanamwinjiza mu cyumba cyawe. Kubera iki cyo kintu abagore twe tukigira? Murumuna wanjye wenda aje kunsura, bibaye ngombwa ko muba mufite uko mubanye. Mbere na mbere kugira ngo wisanzure ku muntu biterwa n'imibanire mufitanye. Mbere yuko mwinjiza muri icyo cyumba ngomba kubanza nkamumenya, nkareba uburyo twisanzura naho uko tubana. Uwo murumuna wanjye twarariranywe turaziranye, nzi imico ye. Ariko uwo muntu wundi wo ku ruhande ni nka rubanda rwo hanze ntago ndamumenya. Ariko turamutse tumenyanye tukagirana ubusabane tukagirana ubushuti, namenya neza ko kuba yanandebera ibyanjye afite uriya bari umuntu hanze afite no kuza kabireba yarangiza akagenda mvuga. Ntago wa muntu muhuza
ntabwo muhuza uko byagenda kose wa muntu ntabwo muhuza ariko se njye ko muhuza n'abaramukazi banjye n'abaramu bose ntabwo turi kuvuga wowe turimo turavuga abadamu muri rusange niba tuvuga ntabwo turi kubwira Firidausi cyangwa ndi turimo turabwira abadamu kuki iyo wakoze ubukwe ugashaka umugabo famiye zo ku mugabo iyo zije mu rugo rwawe wa mugore we niwe ndi kubwira kuki urakara kubera ko famiye zo ku mugabo zaje hari nubwo utekereza ngo baje gutwara amafaranga bayajyana iwabo w'umusore ariko wowe famiye yawe yaza ntubigiremo ikibazo ugasanga wisanzuranye nabo ku buryo n'ibyo bakeneye byose ubibahereza mutwandikire muri comment murisanzurana kubera ko muba muziranye kandi n'umuntu uwo muhungu iyo abavukanye be baje barisanzurana kuko baziranye uko yisanzurana ku bavandimwe we siko yisanzura ku bavandimwe banjye abantu bareranwe bakuranye kame mu baraziranye bafite uko babana nanjye bafite uko mbana nabo tuvukana n'umugabo afite uko abana nabo bavukana twebwe umubano twarema nk'abantu twahuye tutaziranye namenyanye n'umuhungu wabo mbere yuko menyana nabo tugirana umubano tugirana urukundo kugeza ubwo tumenyanye nyine buri wese akamenya character z'undi turabana hakenewe iki rero kumenyana n'umuryango kandi umusore akabigiramo n'uruhare akajya yereka ko nyine akereka abavandimwe be ababyeyi be umugore we umugabo nta kibazo abafite yes ko umugore wari umuntu nyine w'agaciro ku buryo naye baza bakagufata nk'umuntu w'agaciro erega ikibazo nuko muzana abagabo buriya ni intungane zigendera abagabo ngiye kugeza n'aya masaha ndacyabivuga niba hari abanyamahoro ba mbere tugira ni abagabo ugasanga twebwe abagore tumeze nk'abantu bari guhohotera abagabo ariko hari ikindi kibazo njya nibaza Firidau wari bwaje mu byumba by'amasengesho gusenga wagiyeyo wagiye mu byumba by'amasengesho yego wari bwabone umugabo ndavuga umukobwa uzi ko abakobwa benshi cyane baba bagiye mu biriya byumba by'amasengesho baba bari gusaba Imana abagabo n'abasore oya banza untege amatwi ndacyari kukubaza hari naho bagera bagatanga udupapuro ngo andika icyifuzo cyawe wafata ikaramu ukandika uvuga ati ngenda ndasaba Imana impereze umugabo tubana ngiye gusaba umugisha Imana wo gukora nkabona amafaranga noneho ngewe ndi ku rugero rwa wa mukobwa agiye gusaba umugabo erega ubundi twebwe n'ukuntu idini twigisha igenda umuyisilamu idini ya Islam itubwira ko umugore ukimenya ubwenge umukobwa wenda guhera ku myaka 15 ugomba gutangira gusengera umugabo uzabana nawe kugira ngo Imana izaguhitiremo nyine umugabo mwiza ariko bavuga ko n'umugabo agomba gusengera umugore ntabwo babitubwira twenyine ugasenga kuva ukiri muto ukimenya yuko ugomba kuzagira urugo ugahera icyo gihe usengera umuntu kandi wamara kumusengera ukanamwubaha twebwe batubwira ati bagore mugandukira aho ngaho niho turi kugendana niba uri umukobwa ukajya mu byumba by'amasengesho ukajya gusaba Imana umugabo ukagirirwa amahirwe Imana ikaguhereza wa mugabo kuki abagore iyo tugeze muri rwa rugo tumajije kubona abagabo dutangira kwirara ugasanga turi kubwira n'abagabo bacu ugasanga turi gutuka abagabo bacu ugasanga abagabo bacu tubahinduye nk'ahari sinzi byari ibyo nakubwiye sinzi uko uburyo kinabivugamo hari n'abagore badatinyuka kwita abagabo babo ngo nimbwa ariko se haba nta cyabaye kugira ngo umugore agutuke niyo cyaba se ni ngombwa ufata umugabo wawe umwita imbwa uzi ko nawe aba yakwise imbwa akazi nawe arabanza akagutuka aho nyumvira ntago wamutuka atagutuka uri kunyumvira Firidausi nta mugore wagutuka utamututse waretse kuvuga amagambo y'iki oya na depression ubwo na SP yahuye n'abagabo beza none asigaye abagabo bose abita beza reka tubyemere gutyo ni ukuvuga ngo bitewe jewe ubwo wenda harabona ahuye nabo babi ubashyire muri ibyo uri kubashyira mu gati ni ukuvuga ngo simakanye ko hari abagabo beza pe ariko muri iyi minsi nk'uko tuvuga ngo abagabo barabuze pe ariko abagabo babuze noneho urabyemeye ko abagabo babuze ni abagabo bazima urumva bazima buzuza inshingano rega nose kugira urugo ngo ni ukuvuga yuko ufite umugabo mu rugo gusa pe ifoto kugira urugo ni ukugira umugabo ufite inshingano abashaka wa mugabo amuheke mu mugongo wa mugabo akugaburire wasame agutamike ikintu cyose agomba kwasama nkamutamika kuko aba yabihashye
nk'ibintu ari kuvuga simbizi none se ubwo avunitse umugongo yakoraga wahita ujugunya yahita amujugunya akamuca inyuma oya ntabwo namujugunya wamujugunya ukamuca inyuma nasigara ndi gukora inshingano kubera kuko ameze ntago yabihisemo ariko noneho bitandukanye na wa wundi ubyanga kandi abifitiye ubushobozi aho ngaho ngomba kumurwaza agakira akongera agasubira mu murongo w'akazi Fredo utumva ko utamutesha umutwe akisanga muri ya situation udakunda kandi byaratewe nawe oya nge ntago nemeranwa na Ntago Frida namutesha amagambo ari umutwe. kuvuga ari kwiyoberanya kubera ko yicaye imbere ya kamera ariko ibintu ngewe ndi kuvuga nge nibyo kuri abagore ntago turi beza ku bagabo yewe rero reka nkubwire njya kubana n'umugabo wanjye hari amasezerano menshi twagiranye ntago twakubwiye ngo tubwire urugero rwawe turimo turavuga izindi ngo turimo turavuga izindi ngo ndabyumva y'uburyo tuzabanamo bivuze ngo buri muntu wese iyo agiye gushaka agirana amasezerano n'uwo bagiye kubana y'uburyo urugo rwabo bazarubanamo y'ibyo bazakorera ayo masezerano ibyo bintu rero noneho barangiza buri wese agatangira kubihindura iyo bitangiye guhinduka intonganya ziratangira imiserere igatangira bavuga ngo nazibana zidakomanya amahembe bivuze ko izo nka zagiye zikugwa ku mana cyane inka ziba noneho hari igihe birenga gukomanya amahembe inka noneho ubwo ikaba yaturuka mu ibondo igahita irobora gukomanya nta ribi ariko se kugira biraba nyine ndabyumva ariko noneho ni gute umuntu ashobora guturuka kuri hano kuza ngo wenda mukomanye ariko we akaza mu nda ati ngombe nkure Firidawo ko kera twari tuzi ko abagore aribo bahukana bagafata inzira bakagenda muri iyi minsi umukobwa ari gushaka yarangiza yagera muri rwa rugo mwumva ngo kugira ngende usohokemo wagomba kurusohokamo kubera icyo abagabo aribo bari kwahukana abagore bagasigara impamvu bari kwahukana abagabo babaye indaya cyane baba bafite abandi bagore urababeshyera Firidawo urababeshyera wari waba ari umugabo yahukanaga yiwabo hari umugore wasanga mu rugo rwawe nawe ujya uhangayikisha umugabo wawe kandi ngiye njya mbibona iwanjye tubivanemo kubirakariye wari ukamenya musubize inyuma ho gatoya byuze nibumve ko mutangiye nacyo uzasubira hasi inyuma ho gatoya ku buryo nzabona aho nkatira bigahita bikomeza ngaho twababwiraga ukuntu abagore haza ikibazo hagati cya nyirabukwe n'umukazana mushiki w'umugabo n'umukazana ugasanga umugore arimo arareba ibiturutse ku iwabo w'umugabo akabireba ugasanga wubwiwe ntago abishaka kubyumva noneho yagera ku iwabo w'umugore ugasanga we ari kubyumva muri komenti mutwandikire tunagana ku musozo w'iki kiganiro mutwandikire muri komenti uko mwege mu byumva ese byaba byiza ko abo bantu tugomba kubashyira hirya tukumva ko abiwabo w'umugabo nta gaciro batumariye cyangwa dukwiriye kugira icyo nabo tubegera ugasanga hari n'umugabo ufata inzira agafata iya mbere niba azanye umugore ubwo icyo gihe agerera iwabo akazongera kugerayo hatambutse nk'imyaka 3 cyangwa 4 ibyo byose ugasanga ikibazo ngewe uko mbyumva hari n'igihe nshoboye kukubwira ko wenda ari umugore umubuza kujya iwabo oya nyine niba warashatse umugabo bakwiye kuba n'ubundi bari muri ubwo buzima mu gihe abantu bari kubana cyangwa babuvamo nyine bakajya kuba mu bwabo ibyabafasha akabibafasha batari kumwe oya biterwa n'ubwumvikane buri hagati y'umugore n'umugabo uko babiganira bo nibo bagomba kubyumva niba wowe wakira biwanyu w'umugore ukabakira neza abiwabo w'umugabo baza wowe ntubakire icyo gihe n'abagabo ntago bibanezeza byanze bikunze nabo bagiramo ikibazo urimo urabyumva niyo mpamvu rero dukwiriye gufata neza famiye zacu zose tukazitaho tukagendana nazo tukaba turi kumwe ibyo ukoreye iwanyu emera no kwa sobukwe cyangwa kwa mabukwe wawe nabo ubibakorere kugira ngo murusheho kugirana umubano mwiza none se umugore atabishoboye ubwo kubikora noneho ngo yite afate iwabo w'umugabo neza nese ubundi uretse kwishanutsa abagore twishanutsa ubundi n'iki dushoboye oya uretse wenyine atabishoboye urwo rugo rwasenyuka cyangwa amafaranga umugabo niwe uyazana ugasanga ka karimi dufite tugafite kandi amafaranga ari umugabo wayahize ukajya no kumutegekera kuri ya mafaranga niyo mpamvu rero icyo gihe iyo bigenze gutyo iby'iwanyu bagushoboza ibyo ushoboye gufasha iwanyu emera no kwa sobukwe bigeyo ariko niba umugore atabyemera umugabo afite no kubikora ariko atari ngo ubundi iyo umugore atangiye kuzana ibintu nk'ibyo ngibyo ushobora kwiteza n'ibibazo mu rugo rwawe kugira bigatuma umugabo wawe azajya guhisha ibintu bimwe na bimwe ugashaka yuko iwakwanya kubukwe nta kintu kijyayo noneho ugatera kujya bikorwa noneho utabizi
utabizi umugabo nyine akaguca inyuma noneho akabikora noneho utanabizi. ahubwo wowe mugore niwo uca inyuma umugabo wawe ukajya kubikorera umugabo wawe atabizi. Bandi kuvuga umugabo tuyobewe se ko twabagore hari ibintu dutunda tujyana iwacu kandi abagabo bacu batabizi. none se ibyo bajyana iwabo wabimenya barabivuga. Kuki se wumva ko umugabo wabijyana iwabo? Ni kimwe nuko umugore yumva ko umugabo yumva ko umugore abijyana iwabo. Twebwe biratugaragarira amaso y'abantu. Bafana bacu mutwandikire muri komenti mwakoze kudukurikira. Tunababwire umuntu utarakoze subscribe akore subscribe kugira ngo azajye akomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze cyane, bye bye.